Yesu ashimwe bene data, turabashimiye mwese abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri aho muri hose, turabasuje cyane abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Yesu akomeze kubishimira cyane. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 8:32 ngo nitumenye ukuri, ukuri kuzatubatura. Uyu munsi rero turagarutse nanone kugira ngo tubasobanurire inzozi. Dufite topic turi kuganira muri iyi minsi ivuga ku kurota imyanda. Hari ibice nka bitatu twabagejejeho. Iki ni igice cya 4 kivuga ku kurota imyanda. Turaza kubabwira mu kanya topic iri specific turi buganireho. Muri make rero ndabibutsa nk'uko nkunze kubivuga, inzozi ziva hehe? Ni amakuru duhabwa n'umwuka w'Imana kugira ngo atumenyeshe ibyatubayeho ejo hashize, ibiri kutubaho none, cyangwa n'ibyenda kubaho. Bishobora kuba ari byiza cyangwa ari bibi, ariko umwuka w'Imana ni utugira izo mbabazi n'urukundo rwinshi akabiduhishurira bikaza mu nzozi. Ikindi nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza muri Yobu 33:15 n'uwa 16, inzozi ziza kubera ko hari icyo Imana ishaka kuguhugura, kukwigisha, cyangwa se hari ibyo ishaka guteraho kashe yavuganye nawe, igashaka rero kubiteraho ukashe. Ugiye rero ushaka ubundi busobanuro bw'inzozi butandukanye, wareba kuri YouTube channel yanjye, amazina ni Rukundo Jean Paul, hanyuma ikiganiro Menya Ukuri. Twihuse, kurota imyanda muri make, inzozi ziba zigaragaza yuko ufite ibitero by'abarozi cyangwa se by'abakoresha shitani baguhagurukiye, baguteza imyuka mibi, bashaka kuguheza hasi muri iyo myanda, muri icyo gihugu cy'imyanda, muri icyo gihugu kinuka, uboshwe n'imyuka rero itandukanye igendana n'imyanda cyangwa se n'iyarara. Hari ibintu nka bingahe, nka 3, 4, 5 gutyo twavugaho. Nagiye mbivuga no mu mavideo yatambutse ku busobanuro ku kurota imyanda muri rusange. Biragaragaza yuko ubuzima bwawe burimo akavuyo, biragaragaza yuko ushobora kwamburwa agaciro wari ufite, biragaragaza yuko ushobora gutakazwa icyizere nimba ari umuntu wubashywe, biragaragaza yuko ufite igisuzuguro gikabije norota imyanda, kandi biragaragaza ko ufite inyatsi ikabije. Ikindi kandi birakugaragazaho umwuka w'uburushyi bukomeye ugendana nawe. Muri make rero nurota imyanda, ibyo bintu nka 6 cyangwa 7 bizajya biba bigendana n'ubuzima bwawe. By'umwihariko rero reka turebe uyu munsi kurota utwaye imyanda cyangwa se uyikoreye. Ushobora kubona urota wikoreye imyanda, wikoreye ibintu by'ibishingwe se bayoye ahantu, cyangwa se uhaje na tekinoloji. Ushobora kurota utwaye cya kimodoka gitwara imyanda, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ufite ikintu runaka kirimo imyanda, isakoshi yawe irimo imyanda, igikapu cyawe kirimo imyanda. Icyo gihe uhwanye n'uyu muntu rero utwaye imyanda cyangwa se wikoreye imyanda ku mutwe we. Birasobanura iki rero? Inzozi zawe ziragaragaza yuko uri indushyi, uboshywe n'umwuka w'uburushyi, ndetse uburushyi bukabije. Kurota rero wikoreye imyanda cyangwa utwaye imyanda birakugaragaza yuko uboshywe n'umwuka w'uburushyi kandi bukabije. Iyo umuntu rero ari indushyi, nta kintu akora ngo gicemo. Ubwo birasobanura yuko nta kintu wakora ngo gicemo. N'icyo ugerageje gukora kiranga, n'icyo utangije kirapfa. Iyo ushatse akazi urakabura, ubushomeri bukakubaho ari burebure cyane. Niyo ukabonye ntago bakaguheramo icyubahiro, ahubwo ugahuriramo n'ibibazo, ugahora uri indushyi iruhira abandi, ntugire icyo wunguka na gitoya. Kurota utwaye imyanda cyangwa wikoreye imyanda, cyangwa ufite ikintu kirimo imyanda mu ntoki zawe, nibyo turimo dusobanura. Rero icyo ni ikintu gikomeye cyane, kirakugaragaza rero umwuka w'uburushyi cyane. Birakugaragaza yuko ubuzima bwawe uriho itegeko rikubwira ngo uzajya uba hari uko usabye abandi bantu. Birakugaragaza kandi ko uzajya uba mu buzima bwo gupfundikanya, guterateranya, gusigarizwa, gukuburirwa. Bakaba bagukuburira inkweto, bakaba bagukuburira telefone, bakaba bagukuburira imyenda, donc utuntu nk'utwo ngutwo, cyangwa ukikundira utwenda twacaguwa twambawe n'abandi bantu inshuro magana ngahe, ibintu by'imyanda. Nibyo rero bikunze kuza muri mindset yawe, ugasanga nawe ubwawe ntukunze kwiyitaho,
abantu bakajya bibaza n'umuntu yavutse hese ntabwo rero afite kujya atitaho rero usanga ari izi mbaraga zaguteye cyane cyane zituruka ku bitero by'abarozi bakuzirikiye mu myanda. Icyo gihe rero iyo umwuka w'Imana abizanye abizana nk'amakuru ukabona wikoreye igipfunyika cy'imyanda cyangwa se puberi iyo ari yo yose. Imana rero igushoboze kugira ngo umenagure izo mbaraga zigendana nawe. Ikindi inzozi zawe ziragaragaza ko ubuzima bwawe ugiye guca mu bibazo by'urusobe bisimburana bizakunaniza cyane. Nurota wikoreye iyo myanda rero ugiye guhura n'ibibazo bisimburana by'urusobe bizakunaniza bizagucanganyikisha ugatagangara neza. Ikindi twavuga kurota wikoreye imyanda cyangwa utwaye imyanda birasobanura yuko ugiye guca mu butindi bukabije, ndetse no muri video zitambutse twarabivuze. Nimba hari akazi wari ufite uzakamburwa, nimba hari business wari ufite uzayinyagwa, nimba hari ikintu cy'agaciro cyose wari ufite uzakinyagwa usigariraho. Urugero nimba wari ufite inzu hashobora kuba event runaka cyangwa incident runaka, inzu ukayamburwa, imodoka ukayamburwa. Hari nk'umuntu wigeze kuba mu buhamya ukuntu yigeze kuva mu modoka agiye mu gipangu asanga imodoka yiyakije yahiye irashyira kongoka. Urumva rero nk'ibyo bintu ni ibitero by'abademoni cyane bikunze kuva ku barozi bakunyaga ikiza wari ufite. Iyo rero ufite ibyo bitero mu kirere cyawe umwuka akuzanira amakuru yuko akaza mu nzozi ukabona wikoreye imyanda. Nurota rero wikoreye imyanda uzamenye yuko ufite iki gitero gikomeye cyane, igitero kidasanzwe gishaka kukwinjiza rero mu butindi bukabije ugasigariraho nta kintu ufite, umeze nk'amayibobo nk'utarigeze kwibeshaho. Ubundi busobanuro ku kurota wikoreye imyanda cyangwa utwaye imyanda, inzozi zawe ziragaragaza yuko uboshywe n'umwuka w'igisuzuguriro gikabije cyane. Icyo ukoze cyose ntabwo gishimwa, barakigaya. Aho ugeze hose baragusuzugura, mu kazi, mu bavandimwe, mu nshuti, iwawe mu rugo. Niyo utanze igitekerezo bagufata nk'aho uri ikigoryi, amagambo y'ubugoryi n'ubupfafa ugasanga ntibaguha agaciro. Aha rero abantu benshi bagiye bakomereka batazi ibyagiye bibakomeretsa, impamvu abantu babanga. Hari igihe uboheye muri ino myanda, nugira Imana wenda Imana ikaguhishurira warose wikoreye imyanda, uzamenye ko ariho byakomokaga, kwagutotezwa n'abantu mugendana, mubana, mukorana. Ubundi busobanuro rero inzozi zawe ziba zikubwira yuko mu buzima bwawe ari ubuzima buciriritse. Ntuzigere expecting ikintu gikomeye cyane, niyo ubye expectinze ntago byinjiramo. Kurota rero wikoreye imyanda cyangwa utwaye imyanda biragaragaza yuko ubuzima bwawe buciriritse cyane. Inzozi zawe kandi ziragaragaza yuko uriho icyangiro gikomeye cyane. Kurota wikoreye imyanda cyangwa itwaye byagushyizeho icyangiro gikomeye cyane. Abantu rero bakwanga ntacyo mupfuye, uzasanga abantu bakwanga ntacyo mupfuye, uzasanga abantu bakunda kukubeshyera ibyo utakoze bikaba amatiku agendana n'amazina yawe. Nuvuga bazavuga atavuze nabi, nuceceka bati turabona afite ubugome. Donc abantu bazajya bakwanga ntacyo mupfuye. Ikindi kandi icyo gihe urose wikoreye imyanda cyangwa itwaye umunuko w'iyo myanda utuma abantu bakunena, bakaguhunga, ibyiza bikaguhunga. Uhorana intambara z'urudaca muri sosiyete, mu itorero nimba usenga, muri business nimba ukora, uhorana rero ibibazo by'intambara z'urudaca. Muri make iyo warose wikoreye imyanda uba ufite icyangiro gikabije cyane ku rwego rukomeye, aho buri muntu wese wibaza ngo ese buri muntu wese kwanyanga naba narakoze iki. Icyo gihe uba ikibazo muri community ubarizwamo, kandi wowe ntabwo butagize. Rero icyo gihe ugomba rero gusenga ukikuraho imyanda. Ushobora no kuba utarabirota ariko ukibonaho bino bimenyetso, bivuze yuko uboheye ahantu mu mwanda. Uzakure ubuzima bwawe uzabona hari impinduka. Imana rero iguha umugisha cyane wowe wadukurikiye. Reka dusoreze aha ngaha, ubutaha tuzagaruka nanone tubabwira akandi gace kuko izino nzozi ni ndende cyane. Reka rero tugushimire cyane byimazeyo tunagusengera.
Mwami Yesu, turagushima ko uri Imana nziza, turagushima ko uri Imana ikomeye, turagushima ko uri Imana yatubashishije gukora iki kiganiro. Uzacyumva wese umwungura ubwenge n'ubuhanga, maze mu izina rya Yesu Kristo abashe kumenya uburyo aba hejuru y'imigambi y'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.